Ikibazo cyawe ntabwo cyoroshye kugisubiza, ariko nagisubiza mu buryo bumwe. Buriya ntabwo tuza muri match tuje gutsindwa match ya mbere ngo tuzatsinde match ya kabiri. Buriya byaba byiza unatsinze ya mbere ahubwo ya kabiri akabiri bitsindwa, kuko wagiye mu yindi match watsinze ishize numva ari bwo ufite morale kurusha kujya muri match watsinzwe kuko ufite pressure yo hejuru uvuga ati ngomba gutsinda. So igihe cyose umuntu afite icyizere akora ibintu neza. So navuga yuko kuvuga ngo impamvu yo gutsindwa match ya mbere tugatsinda indi, ibyo ngibyo mboni wenda ni wowe wabyanarishe. Nge nta nubwo nari narabikozeho attention wenda ngo mbibone. Ushobora kuba wenda nta nubwo nari mbizi ko ari gutyo bimeze, ariko navuga yuko ni kiragoye kugisubiza, kuko nkanye nk'umukinnyi ukubwira ngo turaza tugatsindwa match ya mbere indi tukayitsinda, ubwo nabigusubiza gute? Kandi nanjye mashaka gutsinda match zombi. N'abatoza namwe Abanyarwanda muri rusange ndizere ko iyo dufite match ebyiri mwese mushaka ko tuzitsinda. Ntabwo ari twiriwe twaza ngo tubabwire ngo dutsindwe imwe ngo dutsinde indi. So ntekereza yuko buriya ni igihe niko buriya bimeze, ariko buriya ari igihe bizahinduka wenda tukaba tuzitsinda zose. Murakoze. Ubundi ubushize muri interview nababwiye ko nta gitutu dufite, ariko buriya umuntu agifite. Buriya uri umutoza uri umukinnyi udakoreye ku gitutu ntacyo wategura, kuko ku gitutu kuko ntabwo uzi ukuntu biza kuba bimeze. Igihe cyo nakubwira ntabwo twagakomeje kurebera ku bo twasimbuye, kuko abantu bari bageze ni heza, ariko natwe tugomba gukora plus gukomerezaho. Ntabwo bivuze ko bari bageze ko tugomba nibyo tugomba kumaximiza dushaka amanota, ariko tugomba kureba kuri za angle zose ayo manota ko twayabayabonye, natwe uko tugomba kuyabona, tugakomeza duhatana kugira natwe turebe ukuntu amanota tuyabona. Wabitangiye neza, ikibazo cyiza. Ari bari bageze bari bafite amanota, natwe turashakisha. Hari aho na Nigeria nabo batangiye batayafite cyane Lesotho, ariko hamwe bakayabona. Nibaza ko tugifite andi mahirwe yo gukomeza tuyashakisha amanota. Ikibazo nuko tutamenya biraza kumera gute, ariko tugomba kukigira icyizere no gushaka kureba ukuntu twabona amanota. Ikindi warumbye ni niba atari banga ninde uzabambaye kapitene barahari, abafite vice kapitene wewe, kuko ntabwo uhita uvuga ngo kubera yavuye bariho wa kabiri ni Thierry niwe vice kapitene. Urebye urwego agezemo no kuba yambara igitambara nuko tuba tuzi ko dufatiye runini, ariko buriya mwe tugomba kubibabwira. Ariko twebwe nk'abatacticiens igihe biba ngombwa ko tutabiha umwanya muremure, kuko tuba tuzi ko ari urugamba. Muzarebe no mu ntambara y'umushefu umuyobozi mukuru agize ikibazo niba bashaka kubivuga ko hari igihe bitamera neza muri group, ariko kubera ko umwe muba mufite amakuru navuze nuko niyo mpamvu nanabihuze. Twe tugomba kubyakira ku kanya, twarabyakiriye make akibona, ariko ntitubitindeho kuko tuba dushaka umutiva uza kumusimbura. N'abari bari kumwe bakabona ko hari icyitse, ariko tutasuzuguye ko ari umukinnyi ukomeye adufatiye runini. Directement twese dutangiye gutekereza ku muntu azamusimbura, niyo mpamvu nabifatira umwanya munini. Ariko nibaza ko uwo twateguye nawe turi kumwe, kuko ari muri local, tuzagerageza kumutiva no kugaragaza ko icyo kijiwo cye kitazagaragara muri equipe. Ariko byose turabiteganya, turabitegura, ariko iyo minota 90 tuzakina niza twereka ko waje nawe yakoze akazi nk'uko kapiteni akagombye gukora. Yani ikibazo cyiza. Icyo nakubwira nuko ntabwo dutoza abakinnyi bato, n'abakinnyi baba professionnel. Buriya ugomba kuba ufite personality y'umuto iyo ugeze kuri level y'Amavubi, ukinira Amavubi. Ntabwo ari kuvuga ko
baba bagushize umwanya udashaka ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo uyu mwanya nawe ubishoboye. Icyo nicyo cyerekana umuntu afite personalite, afite iki. Nabyo ntabwo tuza umunsi w'amazi tukakubwira wowe urakina hano. Ni plan dukora ukuntu tuza gukina, ukuntu tuza kwataka, ukuntu tuza kudefanda. Iyo mubikoze muri entraînement buri muntu akabyumva, nibaza ko nta cyabuza ko bamukinisha. Ikiba gisigaye we ni uwo kuntu we aza gukina match. Birashobora kuba ari meforme, birashobora kuba peut-être ko ibyo bamusabye ageze mu kibuga abone ko bitashoboka, ariko ntabwo ari kuvuga ko tuba twibeshe. Kwibesha kwacu kwaba ari gicyagiye umushize umuntu utamuteguye, utaganiriye nawe, ko bose twarabaganirije. Kandi nibaza ko Djihad arahari. Geretiro uriya mwanya dukina na Lesotho yarawukine, sibyo? Yarawukine match ale. Saa uriya mwanya mbere akiza arawukinaga. Urumva ko ntabwo twibeshe, ni juste twabikoze peut-être ko bibaho umupira w'amaguru hari igihe ushiraho umuntu bikanga, ariko ntabwo ari byo byatumye ko dutsindwa. Ni twese tugomba kwasima iyo responsabilité, twaratsinzwe ariko ni kuri iyo mupira tu ari giye byanga. Sylvie then wowe hanyuma Olivier. Ni nkuko bivuze ni kimwe, ariko kubahindurana imyanya ntabwo urebye nk'igitego badutsinze cya mbere ni faute individuelle, ukuvuga yo kurangaraho gato. Ntabwo ari kuri hari igihe mbareba gutya nkababona, hariho benshi mbona ko bifa nk'aba direct kubibabwira. Usanga abantu bamaze mu itangazamakuru ariko basanga ibibazo ni bya bindi bimwe, ariko iyo uvuze nka approche match urebye hari ama discussion y'ikibazo ushaka kubaza ukahita ubona eske ni kwa kundi tuzakomeza tubaza bya bibazo, ariko turashobora no kuzamuka tukareba. Ni Nigeria tama bakinyi bakina kuri level ugakompara na ekipe yacu, ariko ukareba ukuntu aho no kuvuga ko aba bana abakinyi bacu bitanga. Byo sinkubeshe nahoze mbabwira abana naho badutsinze, ariko urebye uzareba ama video ya kera hose c'était pas un match de sens unique kujya ubuzona ni ekipe nkuru, ariko kwa kundi uvuga ngo kera twarakina ukabona twese turi muri hafi yacu ariko twataka, ariko yari match hariho amatamforo y'Amavubi ukabona ari barashaka kuzamuka ukabona na Nigeria gutya, ariko ni juste question ya concentration yo kuvuga ko umuntu yarangaye gato kuri certain niveau y'abari abakinyi, urangaye gato baragutsinda igitego. Ntabwo ari kuvuga ngo ni kubera imyanya, ni kubera ikinyo mpamvu navugaga mumaze igihe muri mutangazamakuru ko mugomba kureba mukareba eske iki gitego ko badutsinze nibihe bibi nibihe twokwamiriora, ariko tutatangiye kuvuga ngo ni imyanya. Ntabwo ari imyanya, question y'imyanya ni question n'abari barimo abatangiye. Ni kwa kundi kurangara kandi umupira hatabayo kurangara match zaba 0-0 ntazo mwaza kureba. Numva ni question yo kuvuga turakosora tukababwira. Nibaza ko kuri bo sinkubeshe turi kumwe nabo hariya, même le défenseur qui a gitego cya mbere cyabaye nkaho kibatunguye cyane kubera bakoze ikosa barangaye nabo cyababereye amasomo, ku buryo nibaza ko bizadufasha no mu mikino iri imbere kuri defense yacu centrale kuri yakosa bakoze guhagarara kuriya. Urumva ko hari igihe utsindwa bikagwa amasomo bikaba nabafasha nabo muri parcours yabo, ariko nibaza ko atari kuko ikibazo no bisari kibazo cy'imyanya, ariko nibaza ko atari imyanya, ni question concentration. Murababarira Djihad, message uze kwitanga dusoza, reka tubanze twumve ibindi bibazo uko ikibazo cyawe ntabwo cyoroshye kugisubiza, ariko nagisubiza mu buryo bumwe. Buriya ntabwo tuza muri match tuje gutsindwa match ya mbere ngo tuzatsinde match ya kabiri. Urabye ababyiza unatsinze ya mbere ahubwo ya kabiri bitsindwa, ko wagiye mu yindi match watsinze ishize, numva ari bwo ufite morale kurusha kujya muri match
watsinzwe kuba ufite pressure yo hejuru uvuga ati ngomba gutsinda. So igihe cyose umuntu afite icyizere akora ibintu neza. So navuga yuko kuvuga ngo impamvu yo gutsindwa match ya mbere tugatsinda indi, ibyo ngibyo mboni wenda ni wowe wabyanarishe nge nta nubwo narabikozeho attention wenda ngo mbibone, ushobora kuba wenda nta nubwo nari mbizi ko ari gutyo bimeze, ariko navuga yuko ni kiragoye kugisubiza kubera ko nkanjye nk'umukinnyi ukubwira ngo turaza tugatsindwa match ya mbere indi tukayitsinda, ubwo nabigusubiza gute kandi nanjye mashaka gutsinda match zombi. N'abatoza namwe abanyarwanda muri rusange ndizere ko iyo dufite match ebyiri mwese mushaka ko tuzitsinda, ntabwo ari twero twaza ngo tubabwire ngo tuzadutsindwa imwe ngo dutsinde indi. So ntekereza yuko buriya ni igihe niko buriya bimeze, ariko buriya ari igihe bizahinduka wenda tukaba tuzitsinda zose. Murakoze.